Hello bavandimwe, nitwa Nsabimana Zakariya, nkaba nkina muri filime Umugore w'Ingare, nkaba nkina ndi se wa Shema. Mana nyiringabo we bwakeye peni saa 5 bakajya Ariya byuka bwakeye byuka bangu kujya kuvoma bwakeye saa 5 koko ariko se bantu abana niba ku ishuri bararya iki koko ureba aho amasaha ageze aho kubyuka usakuriza umuntu muza no kwizinzira umwana reka mbanze nkubaze izi saa 5 urambwira ko ikiryamye iki koko mukobwa wanjye none uragira ngo none se nkora iki koko umukobwa natwariye inda nkakubyara ubu siko nzatuma ne kandi uhari none niba arambye kandi ryo kuvoma nanjye ngiye gufata isuka ngiye gukura ibijumba ngiye kuvoma ngiye muri kuri iki kizuba kingana gutyo ngo ngiye none se ko waryamiriye ngiye kuvoma izuba ryagabanyutse ryashize saa 9 nimugoroba saa 9 ubu mbese dufashe umwanzuro wo kubwira oya ndashaka ubundi basebye bijuma byanyu muramuteka bidahinduka mugara mubyutse umuntu mugure amafaranga ako wajyanda umukozi w'ururugo uri gitondo bari mu kabari ubundi mwazashatse umukozi uzajya ukora ibintu byose n'ingiye nyiramiro w'ururugo ariko si wa mwana we nzagera so ngire wowe wajya se birandeba n'ingiye akubwiye gushaka umugabo w'umukene wajya gushaka umugabo w'umukenera ubundi wajyaga ushaka umugabo none se niyo wari wandambarije nari kugira gute nta wundi musore naye nabonye nisiko nabonye akira ajya kuvoma oya ihangana ujye kuvoma rwose nanjye ngiye gukura ibijumba nyaruka ngewe uyu munsi nijya kuvoma ntabwo nzongera gusubirayo nyaruka ibyo ngibyo binginga ngewe hariya naragoye ibintu byose ni hari imirimo yose yo mu rugo ningewe ibintu byose ningewe biba bireba ngewe nzanabaturuka nigendera ubundi mama ibintu byose ajya nijya mbwira ngashaka umugabo w'umukene kujya kuvoma mu gitondo saa 5 nimugoroba nanateka nkakubura nzigera i Kigali gushaka y'akazi ubundi mbasiga mbihora Izo naraye mwe noneho zanyishe pesa sanyishe umutwe uranyishe pesa sinzoga ko zigiye kuzahitana ko ziraryoha ntabwo nasika ko se nzara nayo bire nabi sinzoga nazo kuse ubundi inzoga zivurwa n'izindi nta mafaranga nasaguyera ejo naciye kwa Kiboke nakoreye mu 20 sinaba nabimere byose ntabwo byakora serangaro kubusa kose nana nyagasani 20 yose igihumbi na 200 nacyo ntabwo byumvikana izi nzoga zizanyica ariko ntacyo bitwaye reka ngerageze ndebe ko njya harimo icupa rimwe riri buze kumvura cyaka mfite Rosata oui umugore nawe rwose nakwitabye mugabo
mereza hano iyo ngofero yanjye n'ibyo vide bya karangwa ndetse n'ibirori. Gira vuba, munakererwa. Isaka nakuri uzindukiye se none uzindukiye Ngiye hariya hirya ndanga. mara yikize Ariko nawe ugira amagambo menshi. ariko wowe uzajya ubyukira mu nzoga urare mu nzoga nk'ubwiherezo rizabiriye kuko sawa cupa n'igiza roza atandukanye. ntureba ukuntu umaze kujya wanika amagufa Nta kibazo ndimo wowe. reka nawe urakabije pe Nta kibazo. basi se wareka ukagenda uriye muri iki gitondo ko nari ndamutse kurya nta kibazo cyo kukinzara mfite. ego mana ngibi Ndaje mu kanya. ubu se uzajya uramukira ku nzoga urarira inzoga Pereza roza atanawe. basi se mpa amafaranga nze kuza guhaha Nose urashonje. none se nimugoroba abana bararya iki mu gitondo ubwo nari mbitetse nzi yuko uragenda uriye amafaranga ayo nasize ejo warayamaze. ariko wa mugabo Warayaraye? urananiye Akira. nishakiye Ahangaha kazizi harimo tu ubugari, harimo ubunyobwa, Magana abiri. n'intoryi. Genda uryayo. 200 yonyine Ntayo rabaye ariko. ariko mana Kugira amatiku kandi nzana umuba w'inkwi uragura amafaranga 500 ubu se ndatekesha weri iki induru zawe ngiye kuzahindura imigambi ngiye no oya urakabije nukuri mana aka nakubira mana bagabo bako nukuri mana yo mwijuru Ugenda ibiryo nawe. noneho birarenze uzi ko sigaye yambara amakoti ukagira ngo ni kadahwema ndebera nukuri nta nubwo nabona umwanya wo kurifura mbese uko yakaryamye arakibyukana akagenda mana aka nakubira nukuri kw'Imana uzaka rwose kugira amatiku yakunaniye. uzi ko wagira ngo ni wowe manajya wakabana Kandi igenda rutazana kandi hano mwakwa mu gitondo dore ko yewe
Oya, rwose mana ibi
Umukobwa ngo afite ikibazo ngo arashaka akazi gavuye mu cyaro sinzi akazi ashaka ngo nakahe niba ari ako mu rugo ni ngo yambwiye ngo yaranize. Ese basi wakamuhaye kubona burije inaha i Kigali ibintu biba bimeze nabi abagira nabi ni benshi basi wabumufashije. Nta kazi namuhaye ntabwo nkeneye umubyeyi yagakwiye kuba gutacyuka mwumva. Ese basi wandagira ahantu yaba anyuze se ndi umubyeyi nakamufasha namufasha ko sinamugira umukozi gusa icyo nzi cyo munyaterera gutya sinzi warebera imbere ariko yazamutse gusa mbonye yaba umwana mwiza ngenda nakwishyuye. Umva mami urashaka umukozi? Oya ntabwo nshaka umukozi. Iyi nese sinarufise ibangura mwana ugiye kumukurikirana. Uyu mwana ngiye kumukurikirana bitewe n'uko numvishe afite ikintu cy'ikibazo kubera ko uyu nguyu ambwiye ikibazo cye ntiyacyumva ariko ngiye ndashaka kuba namenya ikibazo afite niba ari n'icyo namufasha nkamufasha kuko numvishe avuga ko avuye mu cyaro kumfasha ntakiri umubyeyi none nta kintu amukore ahubwo reka noneho umva nagira ngo abakozi b'iki gihe ni ukubasengera. abakozi nshaka sheri nta kibazo n'uwo wamurangira wese. oya ntabwo ngiye gusengera umukozi muzima. abakozi b'iki gihe basigaye biga. oya ndabizi uriya n'umwana uvuye mu cyaro simbizi reka mbanze menye ikibazo afite ntacyo uko nk'ukuzamura niba hari nta kibazo. reka mbanze basi wambabariye niyo nazajya nkukingira ku muryango wawe nkakingura abantu bakinjira. sheri wanjye humura tuza tujyane mu rugo uryame uruhuke umbwire ikibazo ufite turebe gusa mfite umukozi ntabwo naguha akazi nibiba ngombwa nyine uraba nzajya mbi wawe nta kibazo turabireba. umuranama ibiryo kwa ni ukuri turabiguha wese umaze iminsi uri nahase ku buryo ushonje uko navuye iwacu ejo kandi ntararya kandi naje no mu rugo tutariye. ni ukuri hangane mama reka no kugomeza no kukubaza ibibazo byinshi ndakubaza ibibazo byinshi humura ibiryo birahari turakugaburira nta kibazo nta kibazo ahubwo niba ushonje wowe ikintu ngiye kugukorera reka nkugurire akajuisi hano hepfo. bakarya gute? ntabwo bakarya ni akaji ko kunywa kugira ngo ubashe kugira kandi kubobera mu muhogo. kariya abana banywa n'abantu bakuru barayinywa humura nta kibazo uri bugire unywe ubundi dutahe tugere mu rugo nguhe ibiryo ubundi ibindi turabiganira tugeze mu rugo. ndikubona n'umuntu mwiza. nta kibazo ni ukuri nawe urakoze kandi nawe ndabona waba umwana mwiza niba mu mutima mwiza maze nta kibazo cyanjye. sawa nta byose ndabyukana kare byose mbikora njye no kuvura. uyu mukozi arahari ntago ako kazi nakaguha wenda wagira icyo umufasha ariko ntabwo uri umukozi wo no mu nzu wanyu hasa umweru hasa yewe wazenga gutwara nta kibazo. urashaka kujya muri kamera uretse gatoya mbanzemo amagare motari aze adutware ntabwo twagera mu tugenda kugenda kuri moto. mwiriwe neza mata waza ku gasoko ko nari maze guhaha se ukantwara tukajya mu rugo nyuma y'iminota ingahe? sawa